Mu gihe abanyarwanda bari mu misi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 23 Jenoside yakorewe abatutsi kuri uyu wa gatanu, abunganira abandi mu mategeko bibutse bagenzi babo bishwe muri Jenoside yakorewe abatutsi, bikaba babikora mu rwego rwo gusigasira ibyagezweho ndetse no kugaragaza uruhare rwabo mu kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside no kurwanya akarengane. Igikorwa ngaruka mwaka cyo kwibuka abavoka bishwe muri Jenoside yakorewe abatutsi kibera ku nzibutso zo mu Rwanda zifite amateka yihariye kuri inshuro, kikaba cyabereye ku rwibutso rwa Nyarubuye rushyinguyemo imibiri isaga 56,000. Metre Kavaruganda Jiriye, umuyobozi mukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda, yavuze ko bagomba kugira uruhare mu gukumira Jenoside ndetse no kurandura ingengabitekerezo yayo, ariko kandi uru rugaga rukaba rwiyemeje gukorana n'inzego zihagarariye abacitse ku icumu kugira ngo amategeko amwe namwe ahana abahembera ingengabitekerezo mbi ya Jenoside ahinduka ndetse hashyirwaho n'ibihano bikarishye. Turakora ubu ibiganiro n'uyu mwavoka uhagarariye ibuka waje muri iki gikorwa kugira ngo duhuze yo hari ibibazo bigaragaye. Imwe mu nshingano z'urugaga nuko dushaka kugira gukora ubuvugizi kugira ngo amategeko ahinduke n'imbogamizi zaba zirimo nazo zibonerwa igisubizo. Tubikorana na Law Reform Commission, tubikorana na Minisiteri y'Ubutabera na ibuka. Nk'ubungubu ibitekerezo baba baragize, twareba amategeko, ingingo n'ikifuzo babifuza ko izo ngingo zahindukamo kugira ngo anozwe bibaye ngombwa. Nyamara Metre Nyirihirwe Hirere ushinzwe ubutabera mu muryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu ibuka, ashimangira ko kuba ingengabitekerezo idacika burundu mu Rwanda biterwa n'icyo kiri mu itegeko rihana uwayigaragaje, aho mu ngingo yayo ya 10 ivuga ko ingengabitekerezo igaragara mu gihe yakorewe mu ruhame kandi hari abakoresha ubundi buryo bwo gutera iterabwoba abacitse ku icumu hakoreshejwe ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa. Itegeko rijyanye n'ingengabitekerezo ya Jenoside, ibyo mu ngingo yaryo ya 10 usanga yuko ngo ugomba kugira ngo ingengabitekerezo igaragare n'uko ngo yakorewe mu ruhame. SMS y'umuntu ayohereza ashobora kuba ari no mu ndege cyangwa se yiryamiye aho ngaho, nabyo mu gihe byaba bibaye ngombwa yuko nyakubahwa Dr. atanga ibitekerezo, cyane ko hari ibyo musabwa rimwe na rimwe nabyo mwakumva ko ari ikibazo. Ikindi ni ikijyanye n'ibihano. Ukurikije umubare wa miliyoni wapfuye n'ingaruka duhura nazo umunsi ku munsi zituruka kuri Jenoside, iyo ufashe igihano cy'imyaka 5-10 harimo kubwira yuko nko muri Gisagara bavuze ko kwica umututsi ntacyo bitwaye, ikibazo ari kudasaba imbabazi. Gusa imiryango iharanira abavoka bishwe muri Jenoside yakorewe abatutsi ishishikariza abakiriho kugera ikirenge mu cyababanjirije, dore ko bamwe bafataga iya mbere bakajya kuburanira bagenzi babo bafungwaga ubutitsa bashinjwa kuba ibyitso. Namwe rero mutera ikirenge mu cyabo kugira ngo nihagira ikidutera muzatabare amazi atararenga inkombe. Kugeza ubu urugaga rw'abavoka rugizwe n'abanyamuryango basaga 1,150, rukaba rwaratangiye kubaho mu mwaka w'1997 mu rwego rwo kunganira imfungwa n'abagororwa ndetse n'abandi bakeneye ubutabera mu Rwanda. Biziyare Mitasiye, Clouds TV.